azize iki ni ibiki byabereye muri ino nzira yewe sinabimare reka nigendere bitanankoraho ahubwo Hey, yewe wabaye iki ko ndi umusamariya nkaba ngira impuhwe n'imbabazi wabaye iki yo bamukubise ye mbega kuntu bamwangishe yo reka nkugire neza nanjye Imana izampemba ningera mu ijuru imirimo y'abera izibukwa pe bamuhinduye amaraso bamuhindanyije banze guhanagura amaraso yashotse umubiri wose yarembye yewe use nta wundi muntu waciye aha ko imbere yanjye hari abandi bantu yewe banze musige n'amavuta yerayo ubashe kumera neza yoroshya n'ibikomere nindangiza njya kureba ikindi nakora Imana irakufasha umuru uramera neza ntabwo ubyutse nkujyane mu icumbi ndeko twabona icyo kugufasha aba hano muri aho turaho neza amakuru yacu ni neza barimo dusaba icumbi ry'iki ngeze ku nzira ndimo gutaha nsanga abantu bakubitiye uyu murwayi bamukubise yaguye mu gice cy'abambuzi bamuciye ibisebe ndagira ngo mucumbikishe mwiteho mubasigire nzagaruke kumureba karibu muze turumwe nta kibazo nimuzeme mujyamisha n'abantu murakoze cyane bamufasha usarahagerara reka mufashe tukamuhamuriza yego ako wabanza tukanamwicaza kubera ko twamuha akantu agafata arahagera yantegekaye we ko mfite idenariyo se hari icyo kurya bufite kirahari mbere ndabona hano hari imineke banze nkore wenda turavugana nyuma fagitire yego nta kibazo turebe ko hari uwo yashobora usarabishaka ariko si ibisebe afite ahantu hose yakomeretse yego tumuhe turebe tureka ushobora taguha umunekere ko bishobora yewe yarapfuye n'umuneke uramunaniye kumva yewe ihangane uzakira reka tube tumuryamishije abanza wikwe wenda araza kubishobora mu kanya yego tumuryamishe shyira amaguru ku gitanda yego tunamworose nawe utanga icumbi ugafasha n'abantu
neza tuzayisanga imbere. imirimo y'abera izibuka. rero numva aho rero musengere no kumusiga namusengeye muragize Imana. Imana ishobora byose. Haleluya. Uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereza bose n'ubugingo bw'abagushaka, izina ryawe nirihimbazwe. Sengeye uyu murwayi mushyize mu biganza byawe, usigarane nawe kandi rwose umukize, ndetse umuntu wese umuhe kwiga gukunda mugenzi we nk'uko yikunda, kandi n'ukuri ningaruka ngasanga yarorohewe nzagushimira, ndetse ukomeze kudufasha muri uyu mwanya wose mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Ugusigira itarama, umwitaho, numara kumwitaho ndagiye nzaza tubarane, ibyo uzakoresha byose nzaza tubarane. Itarano nzasanga yakize, dushyushya amazi umukande, umuhe icyo kurya n'icyo kunywa. Itarano niyo usigiye, nzasanga izindi tarano tubarane, kandi ni ukuri Imana iguha umugisha, kandi nawe ndizeye yuko nzasanga yakize. Imana ishimwe. Yego nta kibazo, nanjye nzasigara mu bitabo uzasanga neza neza, nanjye bishoboka byose. Imana iguha umugisha, reka gusezere, kandi ni ukuri ujye ubikora uzi yuko umuntu agomba gukunda mugenzi we nk'uko yikunda, nawe Imana izakugororera. Yego murakoze kandi mugire amahoro. Ngaho usigare neza, nzagaruka kukureba ndasanga worohewe. Yego nzasigara mwitaho neza nta kibazo ku mama yanjye, ariko wa muntu umugira neza koko kuba kugeza hano gukora ku nzira, nanjye nzasigara mwitaho. Imana nanjye izabimembera, nzajya mukandakanda. Mwana we bari banakwishe, ariko wa muntu ntuzamuye mu cyo uzajya umwibuka, nanjye nzasigara mbigufashemo nayo mwese. Rero reka mwicaze mwakanike mbere ko ndi mugashobora uzagenda bisegaga. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 10, turava ku murongo wa 25. Imana ishimwe. Luka ibice 10 umurongo wa 25 turasoma. Haranditse ngo umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe ngo bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unsubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo ushatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho
utekereza ute muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati ntiwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati genda nawe ugire gutyo. Amina.